Nitwa Manirakiza Placide. Placide tubahaye akabizi mwese. Batava ngo ndigitera. Naya kumugora no kumugora ugiye gukora ni Uganda. Nuko ntarabyemera ariko yago naramara bagati. Nyamabondo vaye twikora ni Uganda. Yes. None iki kintu kibiretse nanjye mubwire ndishimye ko ariko ni umugabo ntabwo mwabyumva Ndishimye neza turi kumwe. Yewe uzi ko njye namaze imyaka 7 nabona abagore. Reka ndumva nagumaho. Nakabizo. Bana muri mageragere mudukora kandi mudukurikirana. Ntabwo muzi ko namaze imyaka 7 n'abareba kandi uzi ko ibiganiro byanjye mubikurikirana. Barabikurikirana ibiganiro byanjye. Yes. Kandi mwumve ko abagore mwasize mugomba kubasanga. Namwe mufite abantu mudasura bafungiye. Nyagasa naborohereze rwose. Oya mugira mu basure kuko ishene iracika dore ishene irashitse ndaza ngira mu gihugu ndimo ndakora mize neza. Kandi ntabwo bidasobanuye ko umuntu ufungwe nawe yatanga umusanzu. Yatanga umusanzu. Se kuba uje guhinga cyangwa uje mu kiya ariko ruba gusa ndimo ndatanga umusanzu. Bavuye babusha. Giye wakoze kunyakeza kino cyayi. Icyayi kiryoshye nkawe. Ibaze none. Kuri kwimana. Ari bo bavuga uri icyoki. Mwakoze cyane. Umuntu wese basobanura hafi baraguza byeru. Yego. Harugura kwa Kaneza. Umuntu agushatse yakubona. Umuntu ashake urabaza Tina gusa. Urumva rero bana mushaka kujya kumura ku musitari kazi wakamejeje. Mushaka no kujya kumureba live. Genda ugure icupa rimwe. Icupa rimwe. Umurebe none utuje. Nawe ndashaka kuzamura impano. Ndashaka gukina filime. Abantu bimva ni ugurushitse. None so nta kintu uca. Oya, none kuzamura impano z'abantu ntabwo ari ngombwa ngo duce ikintu. Hari none nashaka kubyiga. Hari umushiti wanjye ndabaduhamagara tukabahuza n'uwo muntu bakajya kwigira sinema. Yes, bafana mudukunda kandi mudukurikira barimo kubyumva neza kuri Tina TV show. Urubona bangu ubu yaje ari igisubizo ku banyarwanda. Ati gute? Nta wundi muntu hano mu Rwanda ufite channel cyangwa ufite ibikoresho bye ubwira abantu ngo abafashirize azamura Imana. Abandi hazaho izindi condition bamwe muri mwe murabizi. Urumva nta condition ziriho. Umuntu ufite impano igaragaza nimero ya telefone iri waho ngaho. Icyo utazanga gusa ni itiki kuza ni gusubizayo. Hello my beautiful people. Akakanya muri kumwe na Tina Mutesi. Nishimiye kubasuhuza. Bifuriza umunsi mwiza. Ndizeye ko Imana ikomeje kuturindana. Turabakunda abadukurikirana mwese yaba ari aba diaspora abari hanze y'igihugu abari mu gihugu. Akakanya nifuje kubasangiza umunezero nagize wo kwakira Nyamabondo. Ogura na Nyamabondo. Na rasa najyaga muforo njya ndeba ibikorwa akora nkareba ndavuga umunsi umwe ndashaka kuzamuvugisha tugahura none uyu munsi twahuye. Nyamabondo ndagusuje cyane. Nawe ndagushimiye mbikuye ku mutima kubanyakiriye kuri Tina TV show. Yego turabyishimiye. Yes, nuvuga ngo ndabishimiye. Nico nayambere nyakirije umugate n'icyayi. Hano turi mu rugo. Kandi ukabangira icyizere ukabonye wagejeje mu rugo iwawe. Yanejeje ndabonire n'icyoki. Fana mu nkunda kandi mu nkurikirana mu n'umubyeyi mwiza cyane. Ufite umugabo n'abana bangahe? Mfite umugabo n'abana batatu. N'abana batatu. Gira byara abandi babiri. Oya se kandi. Yes. Kuri mwiza n'ubundi urabona umugabo atanari wabarera. Oya abana tugomba kubarirana ababyagomba kurirana abana nibyo byiza. Yes, no kuvuga nayo biri ndishimye waramamagaye kuri telefone ariko umpamagaye. Numva ukuntu hennyijwe. Ndavuga ati ni icyoki. Umwete none agatipu. Ufate mu byahe ntabaho. Numva urishimye ko ndishimye ko munyakiriye aha ngaha. Nanjye urabona banyita Nyamabondo. Kuyandi macana. Ari urumva abafana mu nkunda kandi mu nkurikirana no kuvanga amaso yanyu ngo mugiye kwerekeza kuri gicana kuko yabaye nk'iyanjye kuko mfite 10%. Tina TV show mukomeze mudukurikirane mukora subscribe, like na comment na share.
ni ukuvuga ngo sinjye wa mbere ukozeho kandi sinjye wa nyuma, ariko ni ukuvuga ngo hari ibindi bintu, ni ukuvuga ngo muno mudukurikirana hariho n'ibintu byiza nabonye. Uyu mumama ntabwo ajya yigira, ni ukuvuga ngo ni macuwa. Niba umukecuru uri umukecuru mwiza cyane, ari umubyeyi mwiza. Iki kintu kuri Tina TV show tugiraho ibiganiro, ducishaho amafilme. Dufite filime yitwa Wayimi. Filime ya Wayimi rero ni filime dukora agace kamwe nta kaba gahure n'aka kabiri. Ibi byo gushaka gutaha unaniwe ko tuteshikona tugira umwanya wo kureba filime igihe kinini. Dukora agace kamwe kadafite gahure n'akandi. Bivuze niba ari inkuru ya Nyamabondo gutya agace kambere, dushaka kwikora indi nkuru abandi bantu. Inkuru ya gatatu ikazaza mu cyaro, inkuru ya kane aho hantu. Bivuze inkuru imwe yirebye wemeye kuzariya kabiri ntandi rwose uba wongeye kuba excité ninde ideshya. Yes, no vanga ubungubu no vanga inkuru uyikreya bitewe nuko ubona abantu baramutse. Yego naba turi kumwe kandi. No vanga akazi kawe no gususurutsa abantu ko bakora mu bwigo. Iyo wabimenye rwose. No bitewe no kurabona muri iyi minsi ameze nk'ari stress y'ibintu bitatu. Amafaranga, abagore. Nawe nuko nyisoka bimeze se. Komeza. Ntago ari kuri bose nyine. Urabyumva n'ibibazo. No kuvuga ngo wowe no kuvuga ngo umuntu ashyizemo ikintu yashyize kuri Tina TV, kuvuga ngo aba yirengagije bya bintu, yibagije bya bibazo, akaba yishimye umutima no mu mutwe kandi by'igihe kirekire. Kandi ko bimeze. Murumva rero abafana mu nkunda kandi mu nkurikirana. None kuri Tina TV show tukagiraho na Tina series. Twatangiye bitoroshye ariko bimeze neza. Tukakira n'ibiganiro ariko dufite channel ebyiri. Dufite Tina TV show tugacisha ibyo bintu byose biganiro na filime, tubara du confusing abantu. Nibwo twatekereje ati reka filime tuyirekere channel yayo. Tujya Tina series tunashyireho na Wayimi. Noneho tujya na Tina TV event. Aho ngaho niho tuzaducisha ibiganiro. Ubu kino kiganiro turimo turaganira ntabwo tugicisha kuri Tina TV show film. Tuyicisha kuri Tina TV entertainment. Noneho nk'uburyo bwa publicité tukorema ga publicité gato muri kino kiganiro. Mu buzima dufite na Tina studio ko dufite ibikoresho dufirima mu makwe tukanafotora. Nuvuga ngo ufite n'abagafotoze bakamejeje. Yes, bafana banje mu nkunda kandi mu nkurikirana mufite ubukwe mwabyumvisha ibintu biroroshye. Muduha akazi. Yes, nuvuga ngo murafotora sinumvishe murucuza na telefone. Noneho tukagira icyo bita iPoint Tina's shop, ducuruza iPhone, tugacuruza Samsung n'amapixeli n'amaccessoires, amaso ya kamera uyashaka, ushaka screen protector na cover turabifite rwose. Twabaha ka nimero n'uguhamagara gusa. None se namwe ari kintu nshaka kumenya. Namwe murakopi y'umuntu azanye make cyangwa azanye telefone afite adresse izwi murabikora. Twebwe dukora icyo bita top up. Top up. Yego. Ubu kano kanya mpamagara umuntu mu kiganiro live rwose. Aze abaha amafaranga make mu mutima mu telefone abakoresha cyane rwose. Bafana bagera mu nkunda kandi mu nkurikirana mwabyumvisha. Twabakora top up. Top up rero tumvisha icyo bisobanura. Biravuze ngo kano kanya mfite iPhone 14 Plus kandi nayihaze. Ndashaka gufata 15 cyangwa 16. Yego. Bivuze ngo iPhone yawe urayituzanira tuyisuzume turebe ifite capacity ingana gute, ifite Face ID yayo iracyakora, turebe uko imeze niturangiza tukubwira ati urongeraho aya make udusigiriye tuguhereze indi wifuza. Ahubwo nanjye mbonye akazi. Yego. Yes, nuvuga ngo ngubu aka kanya tuvugana mfite babiri. Ngabo ubarahari ndabazanye. Turagushimiye cyane. None abantu si ngombwa ngo tweme tugure telefone gusa. Urabona uyu munsi ubuzima burahenze. Abantu tugomba gukura amaboko mu mufuka tukajya gukora tugashika amafaranga. Tugaha abandi akazi natwe bakaduha akazi, amafaranga yacu agakorwa muri circulation kugira ngo tubashe gukemura ibibazo bimwe na bimwe. Bivuze ngo muri nubwo dufite Tina TV show, dufite n'icyo bita Tina bar. Kuvuga ngo bana mudukunda kandi mudukurikirana mwumvisha ibintu byose mu byo yafite. Kuvuga ngo ikintu adafite ni make up. Urabona abantu benshi n'abagabo basigaye bikubita make up. Muri bose muri iyi minsi nibo bashaka kugira ubwiza. Yes. No kuvuga ngo mwumvishe acuruza telefone. Iyo ufite telefone wakoreshaga ukumva utameze neza urajyana akaguhindurira. Afotora ubukwe kandi no biroroha iyo ufite ubukwe ukamumenyesha hakiri kare
ufite 70%, 30 gasigaye ukamuha nyuma ibintu by'ubaramaje kwishyira ku murongo. Icya kabiri afite bare no kuvuga ngo reka nkwegere ubwo turi muri business, reka nkwegere wanyegera reka nkwegere bari bakubwire mabuja gihe wakoze kunyakiriza kino cyayi icyayi kiryoshye nkawe ibaze none no kuri kwimana ariko bakubwira uri icyuki ibaze murakoze cyane. Yes, ni uvuga ngo n'abafana mu nkunda kandi mu nkurikira mukorana delivery cyane rwose. no se uri kuvuga ngo mugira n'inkoko dufite inkoko, ntabwo dufite bare nini cyane, bivuze ngo ahantu twe dukorera ari i Nyamirambo. Urana tori n'ahantu iri Nyamirambo, wegeye mbere ntujye ku isoko ukamanuka hepfo gatoya, ni ahantu hari utubari twinshi, ni nka Gisimenti neza mbese ku isoko ry'Inyamirambo. Nyamirambo ariko hari ntujye ku isoko ry'Inyamirambo kagaruka gutya hino, ahantu ari 250, hari utubari twinshi dufite turi ku murongo. Buri muntu wese afite basobanura hari hafi aho baranguza byera ubwo. Yego, harugura kwa Kanezi kuri kioske. Aho hantu rero harimo utubari twinshi, buri muntu wese afite abakiriya be. No kuvuga ngo umuntu wagushakira yakubona, umuntu ashakiye urabaza ati na gusa urumva kunyereka. Urumva rero abantu mushaka kujya kunywera ku Mustar kazi wakamejeje, mushaka no kujya kumureba live, genda ugure icupa rimwe umurebe none utuje. N'abantu bashaka kuzamura impano, abantu mushaka gukina filme, abantu mwimvamo ubwo bushobozi. None se nta kintu uca oya ngo kuzamura impano z'abantu ntabwo ari ngombwa ngo duce ikintu. Hari n'abantu bashaka kubyiga. Hari umushiti wanjye afite abaterankunga bagiye gukora ishuri ryigisha ibintu bya sinema. Abantu baba bishaka nabo baduhamagara tukabahuza n'uwo muntu bakajya kwigira sinema. Yes, bafana mudukunda kandi mudukurikira murimo kubyumva neza kuri Tina TV show. Urumva no bangu uyu yaje ari igisubizo ku banyarwanda. Ati gute? Nta wundi muntu hano mu Rwanda ufite channel cyangwa ufite ibikoresho bye ubwira abantu ngo abafashirize azamura imana. Abandi hazaho izindi kondisiyo bamwe muri mwe murabizi. Urumva nta kondisiyo ziriho. Umuntu ufite impano igaragaza nimero ya telefone iri waho ngaho, ikintu tazamwaka gusa nitiki kuzana nigusubizayo. Si uko bimeze? Nago twajyaga twibaha ariko ntago tuzongera kwibaha. Oya ntago wabugiye gufata umuntu ngo muhe nitiki. Ubwo se ariko nabyumvishije mujye mwitegera itiki baza ni basizayo. Umuntu aza kugusura hani wawe ukamuha ibiryo. Ahubwo ngo arimo umunyu muke. Uzavuga ngo uzana nkongerere muhite bimwaka. Ari wowe ari uburyo. Kandi umva ntago murabaje kurya umunyu, abaje kurya ibiryo. Niyo baba mu Kinyarwanda cyiza ngo umunyu ube mwinshi waba muke. Yes. Niyo ngo rero niba abemereye kubafasha abikuye ku mutima, wiza n'izindi kondisiyo ngwino kurikiza kondisiyo ze ukore kubya kubwiye uri nawe ugaragara. Ko ubundi ikintu cyambere twese dusabwa cyangwa ikintu twese tuba twarabuze kugira ngo uko abantu benshi bana barazihari bazifite. Habura iki? Habura umuntu kugira ikizere gutunga kamera. Niba ubonye umuntu gutunga kamera hamwe nawe ugaragaza impano yawe, kuvuga ngo iyo ugaragaye hamwe ugaragara n'ahandi, kandi iyo ugaragaye ahandi watangiye gukora ku mafaranga cyane rwose. Si byo se? Niko bimeze. Yes. No kuvuga ngo rugo abantu bayoboke Nyamirambo mu byatuye n'ahantu heza hafi y'umuhanda. Si ngombwa ko tubavuga nimero za telefone ziriho, bana zibabwira 0788 25 735. Yes, no kuvuga ko tubivuje mu kiganiro hagati turaza kuzishyira kuki imbere kuri noza muraba muzirebaho. Niko bimeze. None iki kintu kimwe biretse nanjye nkubwire ndishimye ko ariko n'uyu mugabo ntago mwabyumva n'ukuri. Turi kumwe. Yewe uzi ko nyana amaze imyaka 7 nabo n'abagore. Reka ndumva nagomaho. Nakabizo. Bantu muri mageragere mudukunda kandi mudukurikirana. Ntabwo muzi ko namaze imyaka 7 n'abareba kandi uzi ko ibiganiro byanjye mubikurikirana. Barabikurikirana ibiganiro byanjye. Yes. Kandi mwumve ko abagore mwasize mugomba kubasanga. Nawe mufite abantu mudasura bafungiyeyo. Nyagasa naborohereze rwose. Oya mugire mu basure kuko isheni iracika, dore isheni iracitse ndahaza ngira mu gihugu ndimo ndakora meze neza. Kandi ntabwo bidasobanuye ko umuntu ufunguwe nawe yatanga umusanzu. Yatanga umusanzu. Se kuko uje guhinga cyangwa uje mu ki ariko uruvuga gusa sinimo ndatanga umusanzu. Ni umusanzu ukomeye kabisa. Ukomeye cyane. Nta kintu nashaka kugira ngo tuganiza no kuri Tina TV show. Uyu muntu ni umutumirwa wacu. Nishimye ko turi kumwe, ndifuza ko yatuganiriza ubundi mu buzima busanzwe mbere ko tukumenya nka Nyamabondo amazina yawe kuri. Nitwa Manirakiza Placide.
Placide abahaye akabizi mwese ko bahita bavuga ngo ndigitera ndashaka kukuganiriza utuganirize tubwire urugendo rwawe muri sinema wisanze gute muri no kariyeri kugira ngo twicara tugafata nari narabuze akazi tukabareka dushakishe umuntu wadususurutsa tukakugeraho byagenze gute yes nari narabuze akazi byaragize gute navuye muri gereza nyine iyo umuntu afunguwe hari ibintu byinshi abatujuje yo kwita ubona akazi n'iki ngiye nizubukanishi niga no gukora biogaze iriya biogaze iva mu mwanda yes ubu nje nshaka akazana hose aho ndepoje hashije iminsi nsuye bakambwira ati ntago bihura kandi mfite ibyangombwa byemewe ndavuga ati rero ntago nabaho nafite ibyo kurya nagize gute ngomba gushaka ibyo nkora urugero nanjye nayigwara nanguye kutabona nicanga ngumve ko byanyoroheye abo ngezeho rimwe na rimwe bakankatira ubundi bikaba ikibazo ubundi bikagira gute ngira imana mpura n'umwana witwa Giro Show TV ubu yibera i Bugande n'umuntu wanjye n'uvuga ngo karuka nikamara kugeraho ndakamwoherereza ahise mfata n'agasherega Bagande bose baranze nayaga ubu ngo arimo kumbura ngo tujye gukorana i Bugande nuko ntarabyemera ariko yago naramara babwira ati nyamabondo vuye twikoranira i Bugande yes no kuvuga ngo rero igihugu kiraryoshye nanjye ubu ndaryoshye n'uvuga ngo burya iyo ufite akazi kagutunze ukabutabura amafaranga yo kwishyura inzu ukabutagira gute mbikesha ibi bintu urumva byavuyemo umugisha kabisa nkubese ka cyayi keza reka ntabwo twari kuzapfa guhura ndi kuzahura nje kugura telefone ariko tugahura urimo kumfata nka customer nk'umukiriya ni umwami urabyumva ariko ubu urabona ndimo ndagira gutya ngakugundi kubona n'uvuga abantu bari mageragere ibintu babikumbuye gutya nese umugore yagusuye nk'amageragere ntabwo wamukwegereza ngo umusubize reka ndabashyizemo senyenge ubundi mbere mwaraboberanaga ko bashyizemo senyenge kuvuga ngo bumurebera haranyine no gukora naho gutya ku dutoki byandira amafilime yo hanze nkabona ko hari ukuntu bajya gena nk'umunsi umwe abantu bafunzwe agahora n'umuryango w'umugore we ntabwo byo bibaho inangaha oya ntabwo icyo gitegeko ntabwo bararitora ko umugore n'umugore we ntabwo biremerewe kuko bamukumbuye bamukumbuye ubuze agaciro k'umugore nizeye ko uyu munsi uri umuntu ubaha umugore cyane uyu ndimo ndashaka umugore kugeza amahirwe yicanira mu mpaye turaguha umugore rwose muri Tina TV show turaguza n'umugore ariko wowe washimye niyo mpamvu turi ahubwo n'uriya kuko uriya ni muremure babyumvishe ni inzobe kandi ikintu kuvuga ngo urumva kubera ko azi ko nanafunzwe nta ziri komantere azazana kandi agomba kumenya ko nari mfite umugore ariko umugore tutagira kumwe umugore ufite umugabo amaje kubyara gatatu aho yashatse nta gakiro wanjye rero nanjye ngomba gushaka undi akaza akarya kuri aya mafaranga nyamabondo akafite abana bangaye mu buzima busanzwe afite abana batatu abakobwa babiri n'umuhungu umwe nduba duhuje abana duhuje abana rero duhuje ibintu byinshi njye nabibonye amaraso arahuye uri umu positive siziye musanze uri umu positive cyane rwose uvuga ngo nagwa n'amaraso nanjye naguha ayiwe Yesu bafana mudukunda kandi mudukurikirana naho akagaruka no kuvuga ngo ubu ngubu bibaye byiza twajya tukaba tuhakana buri munsi kaburi mugoroba bizaza bareba bimeze pe twaza tubahakana buri munsi yes no kuvuga ngo rero muri commentaire murajya mwandikamo uwo mushaka muri baradukorana kuko niyo ngeze hano mamushaka yuko ngabo twakoranya ahandi aho mutubona ariko ngomba kubazana murandikamo uwo mukeneye je mubazanira ngaha dukore tuwatwike hashya niko bimeze yes nukuri abafana mudukunda kandi mudukurikirana nawe n'umudamu mwiza wari wanyakire kuri channel ye kandi uvago nakagaruka ni ibihoraho turabakunda Imana ibaho umugisha abataraguze inzu muri uyu mwaka bagire gute bayigure Imana ibaho ibyo bakeneye gusa nta muntu Imana oya ari ibintu ntabwo uretse igiye kubikosora yes Imana uba wifuza sibyo koko twese turabakristo turasenga tunizera Imana ariko muve mu ngo mujye gushaka iki amafaranga yes ntabwo ibintu bizizana no kubikorera hano kwari kuvuga no kuvuga ngo Imana ukuntu ibaho Imana ikimara kuvuka ukigera ku isi ibintu bizagutunga nibizakubeshaho nibizakwica no kuvuga ngo umurongo wawe no kuvuga ngo ntabwo wazaguma mu nzuro kandi yabikwandikiye ngo bibone niko bimeze ari yo budafite akazi byuko utembera ukatari gihura n'umuntu ukeneye umukozi cyangwa ukeneye cyakaguha umurongo ugenderaho bigatuma utahana ibyo bitanu cyangwa ibyo bibiri ukaba wagura ibire nta muntu usabye no ku buryo bw'uburyo Imana ikoramo nk'uko Imana yagize gute yagukoresheje ukampamagara nkabanye nanjye nemeye kuva mu rugo yego ikindi kintu twirinde depression
turi ba nyirabayazana bo kutamenya kwakira ibibazo turimo, tukitocinga, tukiyahuza inzoga, abandi tukiyahuza ibiyobyabwenge, abandi ngo bitewe n'iki ngo byagenze gutya ngo uyu yaranyanze none ngo ndiyahura, ngo uyu yaranyanze none bigiye kumera gutya. Oya, isi ntabwo ari paradizo. Isi tugomba kuyibamo tugaca mu byiza no mu bibi. Umunsi mwiza n'ufite ibyiza n'ibibi byo byemera se cyane. Niyo bavuga ngo isi n'abayikorera ibo batuzengereza. Uzikora nakuririmbira ariko turirimbira akaririmba ariko hari umugore nkunze wenga ari we witwa Tina we timibereho yagize uko yayitwayemo yivanye ahantu habi we none ageze ahashimishije n'umugore ushima Imana we sinadukunda we ngaho yaje kumujyana muri studio umugabo yifuza abagabo babandi we kandi ngagakora ibye nawe Imana iramuzi we sinadukunda we. Haleluya. None umuvango rero urabona ko ufite n'Imana yo kuri ndive mu mwuka cyane kude chapeau nakagaruka rero bakunzi bacu turabakunda cyane, turabifuriza kugubwa neza aho muri hose, turabifuriza amahoro, mutera imbere, muhure n'imiryango yanyu, museke, mwishime. Ubuzima umunsi niwo tugomba bwa mbere kubaho, tubeho mu munsi basi. Dufite byinshi twifuza, dufite indoto, dufite ibibazo byatubayeho, dufite n'ibyiza byinshi twagezeho, ariko ikindi kintu turabifuriza kugubwa neza. Turabakunda cyane. Twari turi kuri Tina TV show, mukomeze mudushyigikire. Ni ukuri ko Imana ibintu biba bishimishije iyo abantu bakoze ikintu abantu bakagikunda bakagikurikirana. Mukore like, subscribe, comment na share. Murakoze cyane.